Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashyira witwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu. Ni amakuru n'ubundi akomishikenda atigise bitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo ku mugoroba turi ku munsi wo kuwa gatanu turi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 muri kano kanya rero ni munyemere turebere hamwe iby'amakuru mashyira komishikenda atigise bitangaza amakuru binyuranye ni hano mu bice bigiye bitandukanye byano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi akomishikenda ko makuru yerekeranye n'umutekano politiki ndetse na diplomasi ni byinshi komishikenda bigaruka muri aya masaha n'ubundi byerekeranye n'uburyo ikiba cy'imirwano cyifashe muri aya masaha byinshi bikomishikenda bigaruka muri aya masaha n'ubundi bijyanye no kuba noneho urugamba rwongeye kwa rutukura mu buryo budasanzwe umuyobozi ukomeye cyane mu nyeshyamba za M23 bikomishikenda bitangazwa ko ngo yaba by'umwihariko yahuye na ambush ikomeye cyane yabereye hano muri ibi bice bitandukanye bya hano mu ngengero z'umujyi wa Goma ndetse kandi andi makuru akomeye cyane komishikenda agaruka turagenda dukomozaho n'amakuru yerekeranye na Uvira ndetse n'uriya mugi wa Bukavu keza magingo bikomishikenda bitangazwa ko ibintu bitoroshye habe na gato. Hari amakuru menshi cyane komishikenda agaruka by'umwihariko ku mugi wa Uvira ndetse n'umugi wa Bukavu aho amakuru komishikenda yemeza ko ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'igihugu cy'Urundi arizo FDNB bamaze kwa n'ubundi bakora ibikorwa byo guha isomo rya gisirikare umutwe w'inyeshyamba za M23 bigatangazwa ko rero muri ibi bice bitandukanye bya hano muri Bukavu ndetse na Uvira by'ingariko ari ibice ngo bishobora kuba n'ubundi noneho bigiye kuba byakwirukanwamo izi nyeshyamba noneho mu buryo bugaragarije na kwijana ndetse ngo bikozwe n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa dore ko ku mugi wa Uvira izi nyeshyamba zatangaje ko ziwikuyemo ariko kizamagingwa yana n'ubu ngubu bikomishikenda bivugwa ko ngo zaba zikiwurimo ari mpamvu rukiza amagingwa yakomishikenda havugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye byerekeranye no kuba rero izi nyeshyamba ngo zigiye kuba noneho ngo zatangizwa cyangwa se zagitangizwaho ibitero karahabutaka bigamije kuba izi nyeshyamba by'umwihariko zakwirukanwa muri ibi bice. Si ibyo gusa ni byinshi komishikenda bigarukwaho nk'ubu ngubu hakomishikenda havugwa ibyerekeranye n'ubundi n'amahano akomeye cyane yakomishikenda agaragara muri uyu mugi wa Bukavu binatangazwe ko rero naho hakomishikenda humvikana ibibombe biturika nk'inkuba ye wahitwa imenembwe naho naga ibintu byoroshye twirwane hikomishikenda irwana by'umwihariko n'ingabo z'igihugu cy'Urundi ayitwa ikisanganiko cy'indege leta y'igihugu cya Kongo yamaze kuba ihashyira systeme irinda by'umwihariko cyangwa se ingamba z'ubwirinzi zigamije kuba n'ubundi zahagarika icyerekeranye n'ibibombe leta ya Kongo imaze imisi ishinja inyeshyamba za M23 kuba ngarizo zikomishikenda zibihaminjira ni byinshi komishikenda bigero muri aya masaha ariko kandi munyemerere turebere hamwe aya makuru mu buryo burambuye by'umwihariko byinshi komishikenda bigarukwaho hano muri ibi bice bya Goma Bukavu ndetse na Uvira na byinshi byerekeranye n'izi ambushi za komishikenda zivugwa ngo zishobora kuba n'ubundi zaje kuba zifatirwa mu bamwe mu bayobozi bakomeye mu nyeshyamba za M23 ni muri ibi biciro byo mu ngengero z'uyu mugi wa Goma gatanu kuri gatanu anyereka ko turi kumwe niba tusanga tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bya buri munsi kandi kuri like niba ari ubwa mbere tubanye cyangwa se twasanga tubana ariko kabutire wakanda kuri subscribe nawe ubikora kakanya kugira ngo igihe cyose twadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo waje kuba wakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukije ni amaze gukanda subscribe rero ikaze muri aya makuru komishikenda atigise bitangaza amakuru binyuranye muri aya masaha yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatanu turi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 muhaye ikaze rero muri aya makuru noneho ni mu buryo burambuye dufafanurire hamwe byinshi komishikenda abigarukwaho ku mirongo y'imbere ku rugamba hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaze. Yesirika twusikana tudatinze turebere hamwe ibyamakuru komishikenda atigise bitangaza amakuru binyuranye n'umutekano politiki ndetse na diplomasi tugiye kwibandaho by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo komishikenda havugwa ibyerekeranye n'urugamba karahabutaka komishikenda rusakiranye mande zombi zihanganye. Amakuru komishikenda yemeza ko uruno rwongeye kwa n'ubundi rugaragara cyangwa se uruno rwongeye kwa n'ubundi rugaragara mu bice bigiye bitandukanye mu mugi wa Goma hari bazwa by'umwihariko ibyerekera
byerekeranye ngo na ambush ikomeye cyane yabiriye mu bice bya za Kibumba by'umwihariko hanga murahazi no mu bice by'ibitandukanye mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Haravugwa ko umuyobozi umwe mu bayobozi ba M23 ngo yaba yaburi urengero kw'izamagingo ya kandi mu by'ukuri uyu muyobozi yarasangwe by'umwihariko afite ibiro bikuru hariya mu mujyi wa Goma. Bigatangazwa ko rero yaba n'ubundi nawe yafatiwe hamwe n'imodoka zigira muri 3 ngo zafashwe zizinyeshyamba zigafatirwa muri ibi bice bya hano muri Kibumba mu bice bisanzwe bihana imbibi n'uyu mujyi wa Goma. Aya makuru akomeje kugenda kurikirwa n'andi makuru ati ubwoba cyane akomeje kugenda yemeza ko mu mujyi by'umwihariko wa Bukavu ibintu bitoroshye habe na gato, aho bikomeje kugenda bivuga ko rero urugamba rwamaze kuba ruhindura isura mu buryo budasanzwe. Amakuru akomeje kugenda yemeza ko umuriro ukomeje kugenda waka muri ibi bice bya hano muri Bukavu bitewe n'uko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ngo zamaze kuba n'ubundi zitangiza ibikorwa by'urugamba karahabutaka ku nyeshyamba za M23. Ibingibi kandi komeje kugenda binahurirana no kuba mu bice bya za Minembwe bisanzwe bituwe n'abanyamurenge nawe akomeje kugenda haka n'ubundi urugamba karahabutaka n'ubundi rw'abarundi ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho iz'amagingo zikomeje kugenda n'ubundi zivugwaho rero gutanga isomo rya gisirikare, ariko n'ubundi ngo bikakomeje kugenda n'ubundi biba bibi cyane bitewe n'uko indege z'intambara zo mu bwoko bwa CH4B ni za ndege zitagira abapilote by'umwihariko za drone ngo zikomeje kugenda zimenjera urufa rw'amasasu hejuru y'ibirindiro by'ababarwanyi cyangwa se no mu duce duherereyemo aba barwanyi bazwirwaneho. Ibiro bikaba bikomeje kugenda bibakoma mu nkokora mu byari byerekanye n'urugamba rwo ku butaka rero bari bakomeje kugenda bahanganamo n'ingabo z'igucyuru ndetse bakagenda basa naho bagenda bazitsinda cyangwa se bazisubiza inyuma. Si ibyo gusa ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ahitwa by'umwihariko muri Uvira hakomeshikira nawo havugwa ibyerekeranye no kuba ingabo za M23 ngo zagerageje kongera gutangiza ibitero kuri uyu mujyi wa Uvira ngo zongere kuba n'ubundi zawigarurira nk'uko mu minsi yashize zari zawigarurira, bikongera gutangazwa ko zawikuyemo ariko bikaza kurangira ahungiye kubera yakavuyo gakomeye cyane bitewe na Wazarendo ndetse na FDL zase zongera kusubiramo. Iz'amagingo rero hakomeshikira havugwa ibyerekeranye n'urugamba rwahabereye rw'izinyeshyamba ngo zagerageza kuhinjira ariko ngo zikahurira n'urufa gusenya mu buryo bukomeye cyane. Byaje kuba rero biyahamura abatari bake nyuma y'ibibombe byinshi cyane byagiye byumvikana muri uyu mujyi wa Uvira. Si ibyo ngibyo gusa rero ntibyishikomeje kugenda bivugwa ikisangane hari hamaze iminsi haterwa amabombe aremereye cyane n'amabombe leta y'Kinshasa yakomeje kugenda ishinja mu kuba rero RDF ngo yaragize mu ruhare ndetse n'izinyeshyamba za M23 mu kugenda ziyatera muri ibi bice bya hano ikisangane. Amakuru akomeje kugenda yemeza ko ibingibi nyuma yuko n'ubundi byaje kuba bisa naho bihagarara, leta ya Kongo yasifata ingamba zikomeye cyane zirimo no kuhashyira ibitwaro by'ubwirinzi ndetse na systeme z'ubwirinzi kugira ngo ibi bombe bitakomeza kugenda byisekura hano kuri ubutaka bwa hano ikisangane nk'uko byakomeje kugenda bishinjwa ko bikorwa n'izinyeshyamba za M23. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho n'ibyinshi dukomeje kugenda dukurikira gatanu kuri gatanu turagenda tubagezaho uko bigenda bitugeraho. Reka mbabwire nk'andi makuru agezweho ni mu kanya kari imbere ni mujye kuri turakomeza tubana gatanu kuri gatanu.